Topike y'uyu munsi iravuga ngo itandukaniro riri hagati y'umugore waciye imyeyo n'utarayiciye. Ni ukuvuga ngo umugore waciye imyeyo atandukanye n'utarayiciye. Icya mbere, umugore waciye imyeyo agira santima cyane kurusha utarayiciye mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Icya kabiri, umugore waciye imyeyo kumunyaza biba byoroshye kubera ko aba yagize santima mbere y'igihe, kumunyaza ni ibintu byoroshye. Icya gatatu, ku mugabo biramuryohera cyane akumva afite kuraje kuko imboro ikora kuri turiya tuntu nyine tw'umuntu waba waraciye imyeyo, turiya dushino. Imboro iri kudukoraho umugabo aba yumva ari byiza cyane. Biratandukanye cyane ku mugore waciye imyeyo n'utarayiciye, biratandukanye cyane kuko umugore waciye imyeyo, ikindi cyiza ku mugore waciye imyeyo, imyanda ituruka hanze ntabwo yinjira mu gitsina. Ni ukuvuga ngo ni nk'umwambaro uba wambaye, mbese kuba utaraciye imyeyo ni nk'uko waba wambaye ubusa. Iyo waciye imyeyo nta hantu uhurira n'umwanda wo hanze, ikindi kandi nta muntu wakureba ngo akurebemo, haba hihishe. Iriya myeyo iba yaragiye ikahapfukiranya, mbese ku buryo nta muntu wakureba ngo ahita akubona. Guca imyeyo rero ni byiza, ku giti cyanjye nabishishikariza buri wese. Yego yari umuco wa kera, ariko na n'ubu ngubu biracyariho cyane rwose. Utarayiciye nabimushishikariza akayica.